abagore ariko abasha aho uryamye aho ngaho uryamubizi uko ukuntu mwangiza we nirangigira ngo ni mugabo ryamusinzira mbarwaye nk'uko kanececekere na ikintu cyawe ko nawe gisize mu nzu tashyira ikigufa cyawe gisize mu nzu ariko aka ni agasuzuma uwo uraza unyambika ingofero nawe ntabigusaba nimba wagitaye mu buriri ndavuga ati kuzanira sawa ngaho wakoze aho tujye mu kazi ariko ubivuze nta soni ugize tujye mu kazi ubu se ubu mbyutse meze ibyo waraye unkorewe na ahubwo mbabarira madamu mva mbanze nkubwire ibyo wankorewe na mugabo ntabwo mubizi mwamvunaguye umutima warandutsemo akaboko karandutsemo dore intoki mwazishwanyaguje washogosheye ukagenda none se utamvunagura uri no kumara umwuka tujye guhinga tugende shyira hasi pfunyika mwe amashuka yipfunyiritsemo tujye guhinga wambabariye simwebwe mwamvunye ubyutse wipfunyitse uru ruhinja wagiye umbabarira wa mugore wagiye umbabarira kandi nyamara nimba uri icyorezo nazanye muri ubu nyine aka kaboko nuko kare kameze ntabwo njya guhinga ubimenye naho njya inkweto njye nakubwiye ntabwo njya guhinga ntabwo uragenda nkusize hano wenyine we n'iriya nda yawe y'umugabo ntabwo ari mwebwe iriya mwaraye munkubita aho kugeza ifatira ngaho none se yarije gukora iki hano iza kwaka ibintu by'amakote wewe wayibye naribi ushaka nza naho aho ndogera nkavuna yo guhinga va tugende none se wowe wundi ujyana guhinga nawe wajya ukabihinga cyangwa ukabireka tuzabisangira urantunze se ariwe nanjye n'indi uhahe ujya kuvoma rero indi ujya kuvoma se we nakubwiye nta kintu ndakora waraye si wewe nsanga wakorotse nsanga watetse nsanga wafuze akazi kose nsanga wakoze njye ndi karigasi hano none se njye ndi karigasi yo kumwe njye guhinga njye nyine ariko njye nagufasha birumvikana ntabwo neza genda ushaka abandi bagabo ugenda ubwire rero iriya nda yawe y'umugabo igufasha simwebwe mukorana ariko mva mbanze nkubwire nibeshe nkabona ikinyendaro nzaniye muri uru rugo umva mbanze nkubwire natagutaye muri nyabaruguru ikinyendaro ni igiki ikinyendaro uzazana nawe n'uriya mugabo n'uyu mugabo ariko uwo mugabo ari gunshinga niba bafatana n'uriya mugabo se mugabo ntabwo umuzi ntabwo njya guhinga agira ugenda n'ibyo uri kumara umwuka genda wandayawe karara uhinga karara uroga gahambirwa ndaya gusa genda ubwo mugiye gusambanira hirya mu murima genda mbura mukoro we niya nama nyine duherutse kujyamo ntibyavugiyemo nyine ibibazo nyine byanga bya mituweli no gushakisha uburyo bwose nyine umuntu nyine kugira nyine twumvishe nyine abaturage uburyo mituweli nyine bagomba kwitabira kuyitanga Madame Bre. Urakuze neza. Ako warubuze. Niraka cyane banyari rwase. Nashaka rero gushimira rwose buriya waradukoreye umva warakoze gutinda bose kubara umugabo wanjye. Bashaka kumukubita maze buriya waje kare. Oya ariko nanjye narazaga. Numvaga nyine muri guserera nkaza nkongera nkesubiraho nkumva nyine ari ibintu byoroheje nkongera nkaza nkongera ngasubirayo kugira ngo banze umuntu ajye kubitireka buriya. Umva twaramukubise n'ubwo umusemugiye buzubyuka.
ntago yari kumbeshye ngo yavunitse amaboko ariko wasanga beshe ari yame ubu nshimire gutyo gusa nasubonye ngo nshimire gute ntaga kuri nyine kuzambira nyine ukanshi no gushimira gute ubwo ngo muhebuje nukoze koko buriya mugabo koko bundi ese buriya mugabo ndi koko burandusha iki arega mugabo nagarishiri wanje bureze yarabeshaga mugabo nagarishiri wanje gute sinya ko ngiye bivuga neza gute no kanshimira nyine nagushimira by'abantu nyine uzo kumva ari byo rando ndende bidakwiye Bekumva inzoka zinameze nabi ubiye ndaya yanansigiye ari uko bihake muri nongwa bo nirangigira ngo ndi mugabo ariko mugongo bavumye ariko bose dore n'umugabo aba yatsindiye genda nawe wirirwa urwana genda wirirwa urwana n'iyo mirima unagushimira gutya ikintu yarabunye ngo wenda nk'akantu ariko numva gushimira ahubwo n'ibyo ahubwo tugenda bwo nyine ngo gurira akantu ubundi sugiye he ngiye guhinga uye kukumana nyagase usura mfiki umva ngiye guhinga ahubwo amasaha yakuze ko ngiye none se nyine ubwo kunshimira nyine se uzabivugana nzagushimira nakibazo wakaje se tukazijyana nawe twe tugenda nanga kugenda tuzahuza mushimire nakibazo nzagushimira nakibazo n'ikibazo andi nawe mbona ajya bureza ajya nzakubone avuge ngo umuteretera umugore yanjye kananjye mba nyine kwegera nyine n'ibyo bibazo byanyu ne mama mufite nawe rero waburi mudugudu wose bitangiye kwinjira cy'abaturage numva wishakira nyine ubaza neza ariko tuzasubira nyine kanje uragiye se ndagiye ako nyine uzanshimira nzagushimira ahubwo wegenda ugerayo urebe nyine ukuntu yaramutse aya ntabwo najya gusa ubwo nabajya kureba inde hari reka bura niwe ndariga umvika mubwire reka bura nari nje kureba umva bura nasanze ari cyo muri gukubita maze urangije dufashe naro dukubita oya bura reka manije biranyereka reka bura ko ndabona hano muri karetse turabazi bura uzarebe nawe hano mu mudugudu nyobora nawe ko nawe bajya bakuvuga ukuntu ko nawe utari shyashya njyebyo ndi kuvuga ni uburyo bwo kugira inshimire uyu mugore wamufatirana mu murima nkagenda nkamuvuna umugongo wenda ashaka kawe n'ubundi ni indaya nazanye indaya asize buze nzatora n'inde ndamuvuna umugongo mpite nkurikizaho mugabo nze musange mu murima nze mukanze mwereke aransuzugura abone ko bajya nsuzugura niba ashaka banaheba ubundi se ubundi harimo iki niba ashaka babyibe bino byose ariko reka afunge n'undi
upfunge n'undi ngiye kumwirukana. Umva nkubwire, nakubwiye wanyihisha utanyihisha, uyu munsi sinzi ko turaranamo. N'undi ndabizi kuri muri iyi mirimo. Nibutsa ahantu ushaka kugusanga. Mada! Yewe! Yewe! Mada! Agora ari neza. Asaha abiri yose nicaye ahangaha mbura umuntu unatambamo hano. Hari indi nzira se yaba yanyuze wendara, ariko yanyura indi nzira atanyuze. Ndamuvuna umugongo mana, ndamuvuna umugongo baba we. No kubyumva ngo ndamuvuna umugongo atanyura. Aho arajya hose ndamubona. Sumbe genda utera. Ariko nubwo mubuze, ariko mugabo nzahari niwe ngiye kubanza mvuna umugongo, umugore ndaza kumukurikizaho. ariko aka gatekerezo ni inyamubwa. Ngiye kubanza mvune mugabo umugongo, umugore araza gukurikiraho. Nimba umugore mubuze ariko mugabo we nzahari, kanze njye kumubanza. Kangende mubanze umugore akiri no mu murima kuko bari kumwe baneranira. Hano ndanyura hera, mbona imisozi yabaye myinshi. Njye kureba mugabo hano ruguru. Yabanze nzinge ano mapantaro mbanze nkwereke. Bashaka kuba batanze ngiye, bashobora kuba bambona gutya. Iyi nkoni nitamucikiraho data araba yarabyaye imbwa, dore aho nabereye ngewe. Araba yarabyaye imbwa. Buriya bashaka kuba bagira ngo navuze ati ubu bwanwa wari ugiye guhinga se? Ngiye guhingana bisandika. Nyakwirebe. Ariko reka umva mubwire. Njye none ingaruka uri kumva. Genda nyine gere ukuntu nigenza, dore meze nabi. Akora bose banuzunye nagaruka mu rugo pe bitazabira umugabo wanjye tumamfata. Uriya mugabo wawe ngo ni Blaze, bira bintu twari twakoze kugira ngo nyibere no ko turikumva. Ariko yapanze buriya hari ibindi tuzamupangira, none ngenza ngo usambanye buri munsi. Akora kantu kari sai ngo nanjye ndamuzi harakora nyine. Ukora nyine nyine baramutimboye buranye maze yimurwaye. Okay. Babureka wumva. Ngiye bura cyagiye mufata. Namubise igipfunsi bura cyo mu mbavu bura nagwigeze bakora. None burangiye bakwereka. Sikanje mubinye kwa kuko ntabwo. Yanyico no yaranyishe. So wa mugore we ubu ko wavunye umugabo wawe ubwo abandi buzaba. Erega urahari. Nose no uhari nasanzwe binkora neza n'ubundi urahari. Ndabize n'ubundi ariko nubwo kwita indari ubundi bari kubona tukibana. Oya ntabwo nasiga umugabo wanjye da. So umukurikiye iki andusha amazu singaye. Oya nyine wenda nzanze umubitira ariko ntabwo nasiga umugabo wanjye. Oya ntabwo nasiga wenda. Nose arahaha. Ndamukunda ako nyine nakundi tuzo ubundi tukamwigisha umupango ubundi tugiye noneho kongera tukamukubita. Reka tuzamutega amafaranga. Nitumutega amafaranga dushaka twanamwica none. Ubundi tumukubite nashakaze tamufunga.